bariye bambeshya ngo ugiye i Buganda bataye ubutinde ndararuka njye i Buganda ndararuka njye i Buganda. Adera mukazi umukobwa wa Stanislas yasomye wisi cyarayisi ayicurugira mucurangura yewe kibereka urumwari. Iyo uvuze ijambo karahanyuze mu Rwanda iri ryerekeza ku ndirimbo zo hambere, hari abahanzi, abaririmbyi n'amatsinda y'abanyamuziki bakanyujijeho guhiga abandi, abenshi bahita bumva bakaza mu matwi yabo n'ibitekerezo. Uretse rero n'urubyiruko rw'ubu ngubu runyurwa n'ibyo hambere, hari n'abakuru b'icyo gihe babibayemo bakunda cyane ibyo bihangano twita karahanyuze. Mu bahanzi rero baririmbye indirimbo za karahanyuze zatunyuze koko bakomeye, harimo Bwana Nkurunziza François wamenyekanye cyane mu ndirimbo Uko Nagiye i Buganda yaririmbye mu 1974, mu zindi ndirimbo nk'Umubano mu Bantu, Amahoro ku Giti cy'Umuntu, Itahe n'Ubusa n'izindi nyinshi zatunyuze koko zikitwa karahanyuze. Nguhaye ikaze wowe ukurikiye iki kiganiro kuri channel y'Ikinyarwanda n'Umuco Nyarwanda, uri kumwe nanjye Ntirumara Intwari Nkunda Amahoro. Mu kiganiro cy'uyu munsi reka tuvuge ku ncamake y'amateka y'umuhanzi François Nkurunziza n'ay'ubuhanzi bwe, ndetse na zimwe mu ndirimbo ze zamamaye kurusha izindi tuzigarukeho. Ushobora kwibaza utubundi Nkurunziza François ni muntu ki, mu buryo bwo kuvuga uwo ari we. Nkurunziza François ni umuririmbyi, akaba umuhanzi n'umwanditsi w'indirimbo w'umunyarwanda. Ni umwe rero mu bahanzi bakomeye u Rwanda rwagize, waririmbye indirimbo zibumbatiye ubutumwa bwinshi bw'ingirakamaro, kandi izo ndirimbo zikaba zuje inganzo inoze n'umuzika uryoheye amatwi. Uyu mugabo yavukiye muri komine ya Rukara muri prefegitura ya Kibungo mu 1951. Yize amashuri abanza aho i Rukara iwabo, maze ayisumbuye ayakomereza i Rwamagana. Gusa yaje kuyasoreza kuri Groupe Scolaire de Butare, ari naho ngo yigiye ibyo gukirigita imirya, akavamo umucuranzi mwiza cyane wa gitari, akazavamo n'umuririmbyi twamenye nk'igihangange Nkurunziza François. Ushobora rero kwibaza uti nyuma yo kumva iyo ncamake, ese iby'ubuhanzi no kuririmba byo byatangiye bite? Reka nabyo tubivugeho. Ubundi Nkurunziza François ngo yatangiye ubuhanzi mu myaka ya mbere y'1970, kuko nko mu 1978 uyu mwaka wageze amaze kugira indirimbo zirenga 40 zizwi, harimo na nyinshi zakunzwe cyane n'abanyarwanda. Icyakora indirimbo ye yitwa Uko Nagiye i Buganda niyo yamumenyekanishije ku rwego rw'igihugu abikirangirire. Iyi ndirimbo yakinwe bwa mbere kuri Radio Rwanda mu 1973, iba kimomo kugera n'iyi saha. Ndizera ko udukurikiye iyi ndirimbo waba uyizi. Indirimbo Uko Nagiye i Buganda yatumye François Nkurunziza ahinduka ikirangirire mu Rwanda no mu karere u Rwanda ruherereyemo. Nkurunziza yaririmbye muri ya myaka yo hambere, aho umuhanzi yabaga afite indirimbo imwe cyangwa ebyiri akazijyana kuri Radio Rwanda, dore ko ari nayo radio yonyine yabagaho mu Rwanda muri iyo myaka. Akenshi rero umuhanzi akajyana indirimbo ye cyangwa ze yitwaje gitari, ubundi akaririmba, agafatwa amajwi, maze indirimbo igakinwa kuri radio nko mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri bikurikiyeho, nuko ikabiramenyekanye. Niyo myaka rero ya mbere y'ubuhanzi mu Rwanda uyu musaza Nkurunziza yamamayemo, yatangiye kuririmbamo. Uyu muhanzi kandi mu bihangano bye yagiye yibanda cyane ku ndirimbo zimakaza urukundo, ubumuntu, guharanira icyiza rusange, ishema no kwanga umugayo n'ibindi biranga indangagaciro z'ubutwari ndetse no kuba umuntu nyawe mu muco nyarwanda. Buri ndirimbo Nkurunziza yaririmbye ifite ubutumwa bwihariye kandi bw'ingirakamaro, nubwo rimwe na rimwe buba busa n'ubuhishe mu magambo anyoye cyane y'inganzo ye, abato n'abadasobanukiwe iby'ururimi rw'Ikinyarwanda bashobora kudahita bumva. Kubera ukuntu indirimbo ze zakunzwe cyane n'abo mu gihe cye
n'abagiye bavuka nyuma kugera n'ubu ngubu tukaba tuzikunda. Nkurunziza yabaye umuhanzi w'ibihe byose mu Rwanda, turamuzi n'ubu ngubu. Icyakora iyo wumvise neza indirimbo ze nyinshi usanga ziganjemo inkuru z'incamugongo, amaganya, guhondoga no gucura umuborogo kubw'impamvu zinyuranye z'ubuzima, zirimo nk'amahirwe make, ibizazane, amaherere n'ibindi. Sinzi rero icyateraga uyu muhanzi kwibanda ku nkuru mbi n'iz'incamugongo, ariko iyo wumvise indirimbo ze usanga ariho yibandaga cyane. Urugero nko muri iyi ndirimbo ngo uko yagiye i Buganda, mwumvishe ko ngo yagiyeyo ntibimuhire. Hari indirimbo kandi afite yitwa amahirwe ntiyansekeye, icyangira umuntu gitera agahinda, itahe ni ubusa n'izindi. Izi zose zikagenda zikumvisha ukuntu ari ibintu by'ibizazane byabaga byarabaye muri izo nkuru nyine aririmba muri izo ndirimbo. Uyu mugabo yaririmbanaga ijwi risa n'iriri hasi ukuntu kandi rituje, acigatiye gitari ye mu maboko, maze akavuga indangagaciro za kimuntu ziboneye zikwiye kuranga abantu mu muco nyarwanda. Urugero hano twavuga nk'indirimbo yitwa amahoro ku giti cy'umuntu, iganisha ku burenganzira bwa muntu bwo kugira amahoro, umuhezo n'ubwisanzure buri wese akwiriye kugira. Muri iyo ndirimbo uzumvamo amagambo mu ijwi ryayo nyirizina, aho umuhanzi Nkurunziza aririmba ati amahoro ku giti cy'umuntu ni uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi, mu migirire yagennye ubwe, atabangamiye rubanda nk'uko nabo bazira kubimugirira. Agasoza avuga ati aho rero, akongera agatangira. Indirimbo rero ikaba yarashimangiraga ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu bwo kugira umuhezo n'ubwinyagamburiro ku giti cye ntawe uvundira undi cyangwa ngo amubangamire. Ubu rero twamaze kubona ko uyu musaza yavutse mu 1951, Nkurunziza Francois aracyariho, ntabwo yatabarutse, ageze mu kigero cy'imyaka 73 kandi abarizwa mu gihugu cya Uganda. Bwa Buganda nyine yaririmbye mu ndirimbo menya ibyo yari yarayiririmbyemo koko byari bishingiye ku nkuru mpamo, dore ko muri iyo myaka ngo ibintu byo gusuhukira mu Buganda byari bigezweho, nk'uko urubyiruko rwinshi rwirukira ibwota amasimbi i Burayi na Amerika. Ngayo rero amateka avunaguye ya Bwana Nkurunziza Francois mwamenye nk'umuhanzi ukomeye w'indirimbo za karahanyuze zatunyuze, ndetse n'iby'ubuhanzi bwe tukaba tubivuzeho mu buryo buvunaguye. Icyakora ntabwo twasoza iki kiganiro tutavuze ku ndirimbo ze, dore ko zifite nyinshi kandi zose zatunyuze. Icyakora kubera ukuntu afite nyinshi kandi nziza byihariye zitanga ubutumwa bunyuranye, ntabwo twazigarukaho zose ngo tuziheture muri iki kiganiro kimwe. Reka tuvuge kuri nke gusa muri zo zamenyekanye cyane, tuvuge naho zabaga ziganisha. Dushobora nko kuvuga indirimbo ya mbere yamumenyekanishije cyane twigeze kugarukaho, uko nagiye i Buganda yo mu 1973. Mu gitondo ntangira akazi hashize imyaka 2 ndagaruka, inza mbeshya ngo namburiwe mbarara, kuko nagiye i Buganda. Nk'uko twigeze kubigarukaho, umuhanzi Nkurunziza yatangiye umuziki we muri za 70, ariko aza kumenyekana cyane ubwo yaririmbaga iyi ndirimbo mu 1973. Mu ndirimbo uko nagiye i Buganda, Nkurunziza avuga ukuntu yabeshywe n'abantu ko kujya gupagasa i Buganda ari ijuru, ko ugiyeyo ngo abatandukanye burundu n'ubukene, nuko akamera amababa akajya gupagasirizayo. Ngo yanongeyeho kubeshya abantu b'iwabo kwa Kigali, nuko bamutumayo ibintu, bamuha amafaranga arayambukana. Icyo gihe muri iyo myaka ntabwo kujya i Kigali byari ibya buri wese, byakoraga umugabo bigasiba undi. Nuko rero akagenda ajya i Buganda, aciye za Masaka na Mbarara, agenda araraguza kugera asesekaye i Kampala, akagera i Buganda nk'uko yabishakaga. Agezeyo rero ibintu ngo ntibyamubereye amata n'ubuki nk'uko yari abyiteze, kuko yahitiye ku kazi k'ububoyi k'intica ntikize, kugera hashize imyaka 2 abona ntacyo ageraho, ahubwo ibintu birushaho kuzamba, akigira inama yo kugaruka i Rwanda iwabo. Naka wa mwana ngo w'ikirara wamariye umurage we mwiraha n'ibinezeza, ariko yabona ageze aho kuramirwa n'iby'ingurube zashigaje, akigira inama yo kugaruka kwa se. We yagarutse abeshya biwabo ko yamburiwe imbarara,
sinjye wahera. Ngibyo rero iby'iyo ndirimbo uko nagiye i Buganda namwe murayizi. Icyakora ubwo busuhuke ngo ntibwamuhiriye kuko yasanze umukobwa yasabaga yararongowe, umukeno wariraye mu byo ukabikunkumura, agasigara iheruheru nta n'icyo akuye i Buganda, akabura byose nk'ingata imennye. Indirimbo irangira umuhanzi arahira kutazongera gusubira i Buganda bubaho nyuma yo kubona abonerayo, dore ko ngo umuhana avayo utamuhana ajyayo. Burya rero koko ngo utaribwa ntashobora kurinda, kandi utinya ishyamba nuko aba afite icyo barihuriyemo kikarimutinyisha. Iyo ndirimbo irimo inkuru itangaje itanga ubutumwa bwumvikana bwo kudashiturwa cyane n'amaraha n'amakuru y'ibishashagirana ubwirwa, ahubwo ugashishoza kandi ukarya akagabuye, kuko burya ngo icyiza cyose kiravuna kandi kigatwara umwanya n'imbaraga, dore ko ngo iyihuse yo yabyaye ibihumye. Uyu muririmbyi ashobora kuba yarahikurije iyi ndirimbo ku nkuru y'ibyabayeho, kuko muri iyo myaka ngo byari bigezweho kujya i Buganda na Tanzania gupagasa, maze abavuyeyo bakaza ari abakungu n'abasirimu, bakaza kuko bafite ivarisi, isafuriya n'agatara bacanye ku manywa ya rukamba. Icyakora birumvikana ko atari ko ayo mahanga yari paradizo, kandi ntabwo hahiraga buri wese. Icyakora mu buzima bwe busanzwe, Nkurunziza nawe yaje kujya i Buganda, ari naho akiri n'ubu. Wasanga rero we byaramuhiriye ubwo atagarutse ngo avuge ko yamburiwe Mbarara. Ngibyo rero iby'iyo ndirimbo uko nagiye i Buganda. Hari indi ndirimbo rero yamamaye cyane ya Nkurunziza Francois yitwa Ubukene bw'Akarande. Ubukene bw'akarande si isezerano, umurage w'ubugwari ntugira igitabo, waba muzima yakamirwa n'amaboko, agatarama mu bandi bagahuza imihigo. Iyi ndirimbo ivuga ko tutitaye ku nkomoko y'umuntu n'umuryango aturukamo, ashobora kuba umugabo agakora agakungahara kandi akaba intwari. Itanga ubutumwa bw'uko kuba waravukiye mu bukene bitakubuza gukora ugahindura amateka, kandi ko tugomba guhuza imbaraga tugateza imbere u Rwanda. Atangira indirimbo aririmba ati ubukene bw'akarande si isezerano, umurage w'ubugwari ntugira igitabo, waba muzima yakamirwa n'amaboko, agatarama mu bandi bagahuza imihigo. Aha yashakaga kuvuga ko guhora ubukene bugusatira budashira, bukambukiranya ibiragana mu miryango atari ikintu kigomba kubaho, nta sezerano twahanye nabwo. Avuga kandi ko kuba umuntu yaba ikigwari ntaho byigwa, ko twese dutozwa kuba intwari n'indashyikirwa, bityo ko buri wese muzima kandi ubishaka yakora akavamo umugabo, akikura mu bukene, agataramana n'abandi bagabo bakoze, bakarushaho kwiteza imbere no kwishimira ibyo bagezeho. Ni muri iyi ndirimbo rero ngo ubukene bw'akarande si isezerano, ni indirimbo itanga ubutumwa bwiza kandi itanga icyizere n'ihumure ko umuntu yakora akikura kure, akikura habi, akavamo umuntu. Uretse izo ndirimbo ebyiri kandi hari n'indirimbo ye yamamaye cyane yitwa Itahe n'ubusa, nayo yakunzwe na benshi. Naguturaga inanga nziza, nagukundaga mu gitaramo, kirya gihe cyanze gushira, umutima ugukunda iteka, ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa. Muri iyi ndirimbo Itahe n'ubusa, Nkurunziza Francois avuga inkuru wumva ko ari iy'abantu bakundanye, ariko bakaza gutanywa n'amatage yaturutse kuko batari bakiri kumwe imbona nkubone, ariko bagakomeza kohererezanya intashyo zitwa itahe, ariko zikaba zitari zigihagije nko kuba baba bari kumwe, dore ko ngo bari banamaze igihe kirekire batari kumwe, kugera ubwo ijambo umusore yari kubwira umukobwa ngo ryarinze kumerera imvi mu mbyino y'urwibutso rutari kuzashira, iyo yamwibukiraga aho bari barabyinanye. Ntabwo umuhanzi avuga byeruye icyaba cyaratumye umwe muri aba bakundanye aba kure y'undi, ariko amagambo aririmba yumvikanisha ko bari bamaze igihe kirekire cyane badahura kandi bakumburanye bitavugwa. Muri iyi ndirimbo kandi umusore atangira avuga ko yaturaga umukunzi w'inanga nziza, akamukunda mu gitaramo, ariko icyo gihe kikaba cyaranze kumuva mu bwonko, kandi ngo mu mutima umukunda iteka akaba amwibuka,
ahubwo intashyo bohererezanya ntizigire aho zimukora, itahe rikaba ubusa, akabwiza bw'amashira butashiraga irorwa n'irongorwa, ngo wahanaga intashyo n'umukunzi we Gahindiro Semutakirwa amubwira ati itahe ni ubusa, ritabaye ubusa wakantashyeho cyangwa njye nkagutahaho. Ntekereza ko iyi mvugo ngo itahe ni ubusa Nkurunziza yakoresheje muri iyi ndirimbo ishobora kuba ifite imizi kuri iyo ngiyo nyine yakoreshejwe na Bwiza bwa Mashira na Gahindiro wari umukunzi we. Muri rusange iyi ndirimbo yibanda ku maganya aba bakundanye bombi baterwaga no kuba umwe yari ari kure y'undi, bahozwaga cyane ku nkeke ndetse banafite intimba baterwa no kuba badaherukana, ndetse bagahora bibuka ibihe byiza bagiranye bakabikumbura bitavugwa, bakababazwa bikomeye nuko bashobora kutazongera kubonana, nuko bagashengurwa n'agahinda. Ni indirimbo rero iteye agahinda ariko nanone irimo inganzo inyoye n'amagambo akora ku mutima. Uretse kandi indirimbo itahe ni ubusa, hari indi ndirimbo yamamaye cyane ya Nkurunziza Francois, iyi nayo yakunzwe n'abatari bake nanjye ndimo, yitwa Nanze igitebwe n'ubugwari. ubwigunge buraryana burya bwagashe rubanda, uwakabaye umuhanzi azimata n'ubugeni, nanze igitebwe n'ubugwari. Iyi ndirimbo yuje amagambo ajimije kandi akomeye atanga ubutumwa bwuje inganzo mu ijwi rituje n'umurya wa gitari unogeye amatwi. Nkurunziza ayiririmba avuga imyato y'ubutwari bwe, anacyaha abashobora kunebwa hato bakaba abana b'ibigwari kugira ngo nabo babe intwari nkawe, uwo nyine uba wiririmba. Uretse kandi kwivuga ubutwari mu myato n'imihayo, umuhanzi anavuga ko hari icyo yakorera abatari intwari nkawe, nabo bakareka kuba abatinyi ahubwo bakaba abagabo bahamye. Aravuga ati amajyambere arasabye, njye ndashakaho isano, nkavugutira abatinyi bakagwiza ubugiri. Aha yashakaga kuvuga ko yishingikirije amajyambere ashaka kuzazamura abatinya gukora, nabo bakagwiza ubugabo n'ubutunzi nk'uko yabyirataga abyitaka muri iyi ndirimbo. Mu ntero y'iyi ndirimbo akomeza kuvuga ati rutimbo sinzaba mu bwigunge, nanze igitebwe n'ubugwari. Iyi nayo ni indirimbo inyoye cyane itanga ubutumwa bwo kuba intwari no gukotana, umuntu akihesha ishema mu bandi, yakunzwe n'abanyarwanda batari bake. Reka dusoreze ku yindi ndirimbo yamenyekanye cyane ya Nkurunziza, nayo yakunzwe n'abanyarwanda benshi n'ubu ngubu igikunzwe, yitwa Icyangira umuntu. ushaka ubikunze ibyago bikaza, wabyara nk'abantu ukarerera bishi, Imana itagwimye igomwa rikanga, icyangira umuntu gitera agahinda, icyangira umuntu gitera agahinda. Ahangaha ushobora kumva imvugo ngo icyangira umuntu ukayumva mu buryo bubiri. Hari abashobora kumva icyangira umuntu nko kuvuga ngo icyangira runaka, nkareka kuba njye nkaba runaka, cyangwa se bakumva icyangira umuntu nk'ikintu umuntu akora cyangwa agerageza ariko kikanga ntikimuhire. Ahangaha rero ndagira ngo misobanure neza ko iyi ndirimbo ari icyangira umuntu, bishaka kuganisha ku kintu ukora ntikiguhire cyangwa se kikagutubira mu musaruro. Ntabwo ari ibijyanye no kuba waba undi muntu, ahubwo ni ikintu cyanga wagisizeho imbaraga n'ubwenge. Muri iyi ndirimbo rero icyangira umuntu yamamaye cyane iteye intimba n'agahinda, Nkurunziza Francois ashimangira ukuntu hari ubwo umuntu akora ibishoboka byose ngo agire icyo ageraho mu buzima, agakoresha inzira nk'iz'abandi bose bakoresha, ariko bikanga ntibigire icyo bitanga, maze icyangira umuntu kigakomeza gutera agahinda. Avuga ukuntu uhinga nk'abandi bakeza ariko wowe ukarumbya, yewe wanafumbira kubarusha bakaguhiga umusaruro, wowe uwawe ukarushaho gutuba, ukabyarira abishi bakakugira incike bica abana bawe, n'ibindi bizazane byinshi n'amakuba y'urusukirane avuga muri iyi ndirimbo. Atanga izindi ngero nyinshi cyane zirimo nko kuba ugabana inka nyinshi ukorora zikororoka, ariko amashu y'akazimara ukaba umworo abandi bagwiza amashyi. Avuga kandi ku nyatsi ishobora kukwaka na duke wari ufite ukarushaho kuririra mu myotsi. Muri rusange
Iyi ndirimbo icyangira umuntu ivuga ko bibabaza cyane gukora ibishoboka byose ngo ubone cyangwa ugere ku kintu, ariko umusaruro ukarushaho gutuba kandi wowe unafumbirana ibakwera ishoboka nta kutagize. Ntube wenda umusaruro wawe watubwa no kudafumbira, akaba yankuru yo mu gitabo cy'uwa gatatu w'amashuri abanza cya edisiyo Bakame. Ngizo rero zimwe mu ndirimbo zakunzwe cyane za Nkurunziza François, kuko yagize nyinshi cyane tutahetura ngo tuzirondora zose muri iki kiganiro, ariko zashimishije abanyarwanda benshi. Ngayo rero n'amateka ahinnye y'umuhanzi Nkurunziza François ubwe n'ibijyanye n'ubuhanzi bwe mu ndirimbo z'umwimerere za Karahanyuze zatunyuze kandi n'ubu ngubu zikitunyura. Tubwire rero dusangize igitekerezo cyawe muri comment. Ese indirimbo za Nkurunziza ukunda izihe kurusha izihe? Ese wowe ni iki umenyeye muri iki kiganiro utaruzi? Ni iki rero wakwifuza kumenya kurushaho ku bijyanye n'ubuhanzi bw'uyu mugabo? Byose bitumenyeshe muri comment. Haba hari n'ikindi kiganiro wifuza ko twazagarukaho, wenda abahanzi bo hambere twazakugarukira ku mateka yabo, ndetse n'ibindi byose bijyanye n'amateka y'u Rwanda n'abanyarwanda, umuco wacu ndetse n'ururimi rw'ikinyarwanda, twandikire muri comment kugira ngo tuzagufashe mu biganiro by'ubutaha. Mwakoze cyane rero kubikurikira. Ikiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha.